Reka twongere dushimire Imana nshuti bakunzi b'umusaraba, nongere nezerwe no kubana namwe muri aka kanya ngo twongere twigane ijambo ry'Imana. Uko turya ibyo kurya bisanzwe ni nako twe dukwiriye kurya ibyo kurya by'umwuka kugira ngo tubeho mu buryo bw'umwuka. Twishimira kurya ibyo kurya by'umubiri, ariko nanone tugomba kwishimira ibyo kurya by'umwuka kuko nibyo bituma tuba bazima, ibyo bituma tuba bazima, abantu bazima bahumeka umwuka w'ubugingo. Imana rero ihabwa icyubahiro ku bw'aka kanya duhaye ngo twongere twigane amagambo meza yatugirira umumaro, ngahari mu gihe gisa nk'iki ngiki tugaragara imbere y'Imana dushyitsi, tugaragara imbere y'Imana turi abantu yishimira, tutari abo kuyikoza isoni, ahubwo turi abo kwihesha icyubahiro mu bandi. Izina ry'Imana rero rihabwe icyubahiro. Nitegure Yesu Ministries, reka kandi nongere mbifurize ukomerera mu mwami. Nubwo ibihe byo bikomeza kugenda biba bibi, ariko mukomerere mu mwami, ni vuba tugataha uko byamera kose. Tugiye kwigana rero amagambo nanone akomeye, ariko ni amagambo atugaruramo ibyiringiro, amagambo atubwira ngo ubuhakanyi mbere y'itegeko ry'icyumweru, ubuhakanyi mbere y'icyumweru, kubakira ku kinyoma. Niyo magambo tugiye kwiga rero. Turebe ese ni ubuhe buhakanyi buriho, ese ni ikihe kinyoma abantu bagomba kubakiraho mu gihe badakunze ukuri ngo bakizwe nako, kuko uko bimeze kose burya biba bitandukanye cyane. Iyo umuntu atari mu murongo w'ukuri aba ari mu kinyoma. Rero tugomba kwita ku murongo w'ukuri ngo ni uwuhe, kugira ngo tutubakira ku kinyoma bikatubera ikibazo cyangwa se bikatubera umuvumo. Mureke rero dupfukamye abishobokera dusenga Imana maze dukomeze. Urakoze mwami mwiza, Imana isumba byose, urakoze ku bw'aka kanya duhaye, aho tugiye kwigana amagambo yawe, amagambo yatugirira umumaro, amagambo yatuvana ku rwego rumwe akatugeza ku rwego ruri hejuru mu gukiranuka. Twifuza kuza mu bwami bwawe, utuyoboze umurunga wawe w'urukundo, kandi utuyoboze ukuboko kwawe kutajya kuyoba, hanyuma tuzajya mu bwami bwawe. Ubane natwe, ari igihe uvuga n'ubumva, twese twunguwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Amen. Nshuti bavandimwe kandi bene data dusangiye urugendo, uru rugendo turimo nk'uko twabibonye mu minsi yashize, ni urugendo rurimo amagorwa, ni urugendo rurimo inzira cyangwa se n'inzira, ariko Satani nawe ashamikiraho utundi tuyira kugira ngo ateshure abantu inzira, abajyane mu yindi nzira. Birumvikana, ni urugendo rwo gukiranuka nk'uko Uwiteka yarutangije kugira ngo turugenderemo bizaduha ubugingo buhoraho, ariko iyo nzira Satani nawe ashamikaho utundi tuyira tugeza abantu mu irembo rigari. Dutangira natwe utuyira dufunganye, ariko bikarangira bigeze mu irembo rigari. Aha rero hasaba kuba maso ndetse no kubana na nyiri inzira, kugira ngo akomeze kutubwira ati aha muhagaze haracyari muri ya nzira, ntabwo mwari mwibeshya, kuko wowe ushobora kwishuka. Nibyo nababwiye nti kwiga ijambo ry'Imana ntabwo ari ukwiga biriya biri mu nyandiko gusa, ngo uvuge ngo ngenzi kuri paje runaka handitse gutya, paje yo mu gitabo runaka handitswe gutya, manuscript release yanditse gutya, njye nateye intambwe nzi ibyanditswe mu rurimi wowe utazi kuko mu kinyarwanda bidasobanuye. Oya, ntabwo ari ibyo ngibyo, ntabwo ari ibyo byo kugenda mu nzira y'Imana. Ahubwo ushobora no gusoma isomo rimwe, haba muri Bibiliya ndetse n'inyandiko imwe mu mwuka w'ubuhanuzi, bikazagufasha kugira mu bwami bw'Imana. Wenda utabonye ubundi buryo bwo gusoma ibindi bitabo utabifite, cyangwa se utanazi gusoma. Ibyo rero nta kindi kintu kibikora, ni ukuyoborwa na mwuka, ni ukwemerera nyirinzira akaba ari we ukuyobora. Biratangaje cyane. Mu isomo rimwe hashobora kuba harimo amasomo yose umuntu yasomye mu bitabo byose. Rero ahangaha ntabwo ari aho kurambura ibitabo byinshi kujya impaka. Hari abantu nabonye ijambo ry'Imana basigaye rikoresha nk'ibyo kubita bagenzi babo. Uwo murimo ni wabahaye bavandimwe. Umurimo wacu mu kwiga ijambo ry'Imana ni ukugira ngo ridukize. Iki kintu mujye mucyumva, ni ukugira ngo ridukize, njyewe rinkize, hanyuma kandi rimara kunkiza mbe urumuri kuri mugenzi wawe wanjye nawe rimukize. Ntabwo ari kugira ngo mubwire ngo dore warayobye ugiye kurimbuka. Oya, ahubwo nigira ngo rinkize hanyuma rikize n'abandi. Ubwo rero ushobora gusanga ushobora no kuba ufite ibihamya byinshi mu mutwe wawe, byinshi pe, kuri buri ngingo zaba iziriho n'izizaza, ariko ugasanga ibyo bihamya bitaragize ikintu bikorera mu bugingo bwawe, n'ubundi bikarangira
bikubera ibyo kukurimbura. Byari byiza kuguha ubugingo, ariko ko bitejeje umutima wawe n'ubundi birangira ari ibyo kujya gute, ari ibyo kukurimbura. Rero ni ngombwa twinjira mu ijambo ry'Imana dusenga tuniha cyane kugira ngo bitaza kuba ibyacu, kuko hari umutego urimo Satani atega ibintu bikarangira byari iby'Imana ariko bikarangira bibaye iby'umuntu ku giti cye. Niyo mpamvu inzira z'Imana ni inzira nyine abantu twebwe b'abanyabyaha tutigeze dusobanukirwa, ndetse n'utwo tuzi n'ibyo twagize ngo turabizi, ni ubuntu bugeretse ku bundi tugirirwa. Niyo mpamvu ushobora no kumenya igihamya ukakimenya mu buryo butari bwo, kandi wagisoma ukumva nibyo. Bisaba kubana na Mwuka cyane cyane nk'igihe turimo uyu munsi, bisaba kubana n'Imana mu masengesho no kwiga, yego, ariko cyane ugasaba Imana cyane, kuko mu by'ukuri koko umwanya duhagazemo hari ibihamya ushobora gusoma ugasanga ahubwo se ubundi he, ugasanga wajya kuyoba. Ariko nibyo tujye kuza turebere hamwe, ese ubundi Imana iravuze iki mu gihe kimeze nk'iki ngiki, mbere ko itegeko ry'icyumweru riza, ko tumaze igihe kirekire cyane turitegereje. Abantu benshi bamaze igihe kirekire bategereje itegeko ry'icyumweru ko rishyirwa mu bikorwa, akaringaniye ku bwoko bw'Imana kagatangira. Ariko reka mbabwire, Imana yashimye ko ibintu tubyiga kandi turabimenya, icyumweru tukiga neza ndetse turanakigisha. Ariko igitangaje ku itegeko ry'icyumweru ni uko hari ibindi bintu byavuzwe bizaba mbere ko itegeko ry'icyumweru rigera cyangwa se rishyirwaho. Abantu benshi dusa nkaho tutahaye umwanya ngo tubyige, twumva yuko ibyo ngibyo tuzabimenya hari tugeze mu cyumweru. Rero uyu mwanya tugiye kuza twicare, Uwiteka yongera tuganirize, twumve ngo uyu munsi umurongo uriho ni uwuhe, ubundi si kuko ibintu bimeze bitya. Abantu itoro ryacitsemo ibice, abantu bitandukanije na bagenzi babo, abantu banze gukurikira gahunda y'itorero, mbese ibintu byabaye ibintu bikomeye cyane. Ariko si mu by'ukuri ubundi habaye iki gituma ibintu byose biba? Ni ikibazo cyo kwibaza, ni iki cyabaye gituma abantu bacika ururondogoro bene aka kageni, ku buryo uyu munsi intambara ziriho? Oya, umuntu ari kwibaza, abantu bari mu ntambara, izi ntambara ziriho ni za muhango ki? Isi yo iri kubaka kugira ngo yongere kubaka ejo hazaza heza, ejo hashize bongere bakore neza, great reset, kongera kubaka bundi bushya. Noneho biri gutangaza kubona n'abantu bahoze bizera ubutumwa, babona ko ari ikintu kibi kiri kuba gishaka gufata ubwoko bw'Imana, nabo bari kugira ngo bakongera bakisubiramo bakaza inyuma. Ese mu by'ukuri habaye iki? Ibintu ubundi byatewe n'iki? Reka tuze twinjire mu nyandiko turebe umurongo ku wundi, turebe n'iki Imana yarabivuzeho, hanyuma ahari Uwiteka adushoboze kugendera mu byanditswe, kuko ndabizi neza ko hari imyigishirize myinshi, kandi reka mbabwire nta kari kaba nawe muri kubona bari kwigisha baracyari bake, haziyongeramo n'abandi nawe umutakekaga bazazamo, ndetse kugeza naho na Satani ubwo azahaguruka akazana n'amayerekwa. Mbese muragira ngo ari habiki? Nta kintu cyari cyaba muvandimwe. Mureke rero tuze mu nyandiko turebe neza ubundi ibintu turi kuvuga biri kuba, byaravuzwe ko bizaba. Ese abatari muri ruhande bakwiye kuba mu ruhe ruhande? Abari muri rusibo bakwiye gukora iki? Turebe uko ibintu bimeze, kandi byose tukubishingira kubw'igihe isi ihagazemo, ubutumwa bw'iki gihe nyine. Isi ihagaze mu kihe gihe? Ibyo tugiye kuza turebere hamwe. Reka tugiye kuri screen dutangire twige, Uwiteka kandi adushoboze, kandi aba ari uba umuyobozi, aba ari uba nyiri ijambo, twebwe nge namwe twunguke twumve icyo Uwiteka tubwira. Yego, ubuhakanyi mbere y'itegeko ry'icyumweru, kubakira ku kinyoma. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanya kandi byangwa. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Aya magambo yanditse mu ntambara ikomeye, ni icyigisho tugiye kumeza kwigana kiri mu ntambara ikomeye, cyitwa ngo umuburo uheruka. Nyine ni umuburo uheruka, ni wo wa nyuma. Ibintu mugomba kubyumva, umuburo wa nyuma uheruka. Rero uyu muburo uheruka nkuko tugiye kubireba, turasanga uri mu migabane igera nko muri 2 cyangwa 3. Ubwo rero kuba ari umuburo uheruka, natwe twakavuga ngo turi mu gihe giheruka, ubwo ibintu biratureba. Ni icyigisho cyitwa umuburo uheruka, kiva kuri page 423. Iyi ntambara ikomeye ntoya ni haya magambo uyasanga, ni naho tugiye guhera, turageza kuri page 428.
turaba twungutse ibintu byinshi cyane, turaba twungutse ibintu byinshi mu muburo uheruka. Dutangiranye n'isomo tubwira ngo marayika wundi ni marayika ukorera mu ngata cyangwa se ukomeza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, twamwita marayika wa kane. Uyu yazanye ubutumwa bukomeye cyane, yasubiyemo ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko noneho aravuga ngo iraguye Babuloni nk'uko wa kabiri yabivuze, wa kabiri ndetse n'uwa gatatu babivuze, ariko noneho iri jwi rirenga ngo ryongeraho ibyaha bya Babuloni bishyirwa ku mugaragaro. Tugiye kuza kubira mu nyandiko. Uyu marayika wa kane cyangwa se marayika wa gatatu mu ijwi rirenga afite ubutumwa bw'umwihariko, afite ubutumwa budasanzwe kuba igihe cy'imperuka. Reka twumve icyo umwuka w'ubuhanuzi atubwira kuri uyu marayika wundi. Nyamara nta n'umwe uzagerwaho n'umujinya w'Imana keretse igihe azaba amaze kubona amahirwe yo kumenya. Nta n'umwe uzagerwaho n'umujinya w'Imana keretse igihe uyu muntu azaba amaze kubona amahirwe yo kumenya. Azaba amaze kumenya amahirwe yo kumenya ukuri mu ntekerezo no mu bwenge bwe, maze akakwanga. Hari abantu benshi batarigera babona amahirwe yo kumva ukuri kudasanzwe ko muri iki gihe. Ntibigeze bahabwa umucyo w'ukuri ku ihame ryo gukomeza itegeko rya kane. Iryo ni isabato. Usoma imitima kandi akarondora intekerezo zose ntazarekera mu buyobe umuntu wese wifuza kumenya ukuri ku byerekeranye intambara ikomeye. Itegeko ry'urukundo ku munsi muhimbano ntawe rizatungura. Umuntu wese azahabwa umucyo uhagije kugira ngo abashe kwifatira icyemezo ubwe adahubutse. Ubu niyo mpamvu Imana yemeye ko imyaka yose ibaho. Uri mu 1888 ubwo abantu bari ubwitoro ryari rigomba kuzamurwa kugeza na n'uyu munsi, hashize imyaka ingana gutya, kugira ngo ab'isi baburirwe babwirwe iby'iri tegeko rya kane. Nta muntu rizatungura, ariko kandi rigomba no gukora umurimo mu itorero. Twabwiwe yuko cyangwa se twigishijwe yuko izaba atari itegeko ry'Imana, twumva ko turizi, twumva ko twebwe bitatureba, ariko natwe ab'itorero uyu murimo wa marayika wa gatatu natwe uratureba. Niyo mpamvu iki kibwizwa gitambutse ntabwo kirobanura. Ushobora kumva bavuze ikintu runaka ukavuga uti iki ngicyo ndakizi kandi nagishyize mu bikorwa. Ibyo ntibivuze ko n'abandi bagenzi bawe mwicarana mu rusengero ibintu babyumvise. Niyo mpamvu ubutumwa butangwa butarobanura abantu. Hari ikintu kimwe twigiraga dukora kandi cy'amakosa abantu dusabwa kwihana, nk'igihe habaga amavuna bakayashyira ku musozi runaka. Ndavuga cyane cyane mu gihe cy'amahoro cyari kiriho, ivuna ryaba ryakozwe tukarishyira ahantu ku musozi runaka, abitorera benshi bakumva ko iryo vuna rireba abanyamahanga tugiye kuvuna. Ibyo bintu ntabwo ari ukuri. Ni twebwe nabo twese turi bamwe dukeneye Imana, nubwo mu by'ukuri koko hari ubutumwa twagadushyiriye n'abanyamahanga, ariko ubwo butumwa natwe bwa mbere bwagomba gukora akazi gakomeye mu mitima yacu. Byumvikane ko ubutumwa bwa marayika wa gatatu bufitiye umumaro buri muntu wese utuye ku isi, yaba mu itorero ndetse no hanze y'itorero. Niyo mpamvu ikintu cyitwa isabato kuvuga ngo nta muntu uzatungurwa, si ukuvuga ko ari abanyamahanga gusa bazaburirwa. Natwe ubwacu abo mu itorero avuga ko bamenye ukuri, uyu murimo wa marayika wa gatatu uratureba. Kugeza n'ubu ababwiriza ukuri k'ubutumwa bwa marayika wa gatatu bakomeje gufatwa nk'abaca ibikuba. Nsimbutse amagambo akomeye, nsimbutse amagambo asa naho akomeye, reke tuze tuyarebe. Amagambo akomeye tugomba kwitaho. Yego, kugeza n'ubu ababwiriza ukuri k'ubutumwa bwa marayika wa gatatu bakomeje gufatwa nk'abaca ibikuba basanzwe. Ese ni ukubera iki bafatwa nk'abaca ibikuba? Ubutumwa bwa marayika wa gatatu nakubwiye ko n'itorero rirebwa n'ubu butumwa, kuko ubutumwa bufite imigabane itatu kandi imigabane itatu y'ingenzi. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu nabwiye ko bufite imigabane itatu. Umugabane wa mbere ni ubutumwa bwo gutsindishirwa n'ubuntu bwo kwizera, umutima wa marayika ndetse umutima w'ubutumwa bwa marayika, ndetse bukagira n'ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima nk'ukuboko kwa marayika wa gatatu, ndetse bukagira n'ubutumwa buvuga ibyaha bya Babuloni cyangwa se bushyira ahagaragara ibyaha bya Babuloni. Rero hari igihe twebwe bo mu itorero akenshi abantu bibwira ko ubutumwa bwa marayika babuzi kuko bazi ibyaha bya Babuloni. Ubwo bakibwira ko ubutumwa bwa marayika babuzi. Babwirije Babuloni, babwirije Gatolika ko yahinduye amategeko y'Imana, ikavana icyumweru, ikavana isabato igashyiraho icyumweru, ikavana itegeko rya kabiri, ikagabanya irya 12. Mbese tukumva ko ibintu tubizi. Oya,
hari ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera. Ibi ngibi ni by'umuntu ku giti cye, yaba mu itorero ndetse no hanze y'itorero. Bivuze ngo umuntu utarageze ku ntambwe yo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera, uyu nguyu uko biri kose ntabwo ari mu bantu bazatsindiye intambara. Ashobora kuba azi neza ibyaha bya Babuloni, azi neza ibyo Kiliziya Gatolika ikora n'ibyo yakoze, ariko ataratsindishijwe n'ubuntu bwo kwizera, nayo ubusa n'ubundi azarimbuka, azaramya iyi Roma yirirwa ari gutakaza ari kuvuga. Ubwo ni ingingo igomba kwitabwaho na buri muntu wese. Ingingo ya kabiri, ndetse nayo ngingo ikomeye cyane muri iyi minsi imaze kugwaho abantu benshi, ni ingingo y'ibyo kwitungira amagara mazima. Tugomba kwizera Imana kuri izo ngingo zose uko ari eshatu, kandi tukazigenderamo ku iteka yaziduhaye. None uyu munsi cyane cyane ku bitorero abenshi, ndetse yewe n'abo mu nzego runaka, ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima babuteye umugongo, kugeza ahubwo bafashe abo bayobora ndetse n'abantu ku giti cyabo barifata, basanga ubuvuzi bwa Satani aba ari bwo bahanga amaso bwa siyanse kurenza ubuvuzi Imana yatanze. Muri iyi COVID twarabibonye cyane, aho ubutumwa bw'amarayika wa gatatu ku kuboko kw'iburyo kwabo kutigeze guhabwa agaciro, ndetse n'uwageragezaga kuvuga ko yishingikirije kuri ubu butumwa, baravuze ngo bamwe mu bayobozi ndetse n'abizera ngo uyu muntu yayobye, uyu muntu afite inyigisho z'inzaduka. Ubutumwa bw'amarayika wa gatatu ntabwo ari inzaduka. Ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bugomba gukora impinduka mu mibereho yacu, ukarira ku gihe, ukarya neza, ukaruhuka, nyine biriya bintu byose twabwiwe mu butumwa bwo kwitungira amagara mazima. Rero harimo guta ubutumwa, uhindukira inyigisho zipfuye, ukareka ubutumwa bw'amarayika wa gatatu wari ushinzwe gutwara, ubutumwa bugusaba kwitungira amagara mazima. Uyu munsi hari inyigisho rwose zagiye zivana abantu ku rwego butumwa bw'amarayika wa gatatu, kandi ziza mu itorero, aho henshi bigaga n'ibyaremwe uyu munsi cyangwa se ibyo kwitungira amagara mazima batakibikora. Rero byatangiye kera, kuva mu butumwa twahawe byatangiye kera kwa bamwe. Bwa mbere banza gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera, bwa kabiri n'ubutumwa bw'amarayika wa gatatu ukuboko kw'iburyo bajugunya ku ruhande kugira ngo bihuze n'abandi. Turaza kubireba neza. Ubu rero ubutumwa bw'amarayika wa gatatu ababubwiriza bashikamye mu mbaraga zabo, abantu bitwa baka, bitwa ko ari guca igikuba. Uribeshya wigisha ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, uzana ukuboko kw'iburyo ugaragaze neza yuko umutubaha amategeko y'iby'ubuzima. Uyu muntu azarimbuka. Ntabwo urwanywa na Babuloni, nturwanywa na Roma, ahubwo abo mwicarana mu rusengero bahita baguruka bakavuga ngo uyu muntu afite ubwaka, uyu muntu ari kuzana inyigisho z'inzaduka. Ariko muvandimwe, koko ni inzaduka? Uwiteka ntiyaduhaye ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima? Si ubutumwa bw'amarayika wa gatatu? Ubutumwa bwo gutsindishwa n'ubuntu bwo kwizera si ubutumwa bw'amarayika wa gatatu? Ariko ibintu byigishijwe gutya, umuntu akajya akavuga yuko imirimo nta kintu ivuze ku gakiza, nubwo iyi mirimo nayo iza kugaragaza nyine ko yakijijwe. Ariko ibi bintu biramaganwa, umuntu akakubwira ko umuntu udakoze ikintu runaka atabona ijuru. Mu by'ukuri koko icyo bavuze ntabwo atari byo, ariko sibwo bwishyu bw'agakiza. Ibintu mujye mubyumva. Impamvu tuvuga ngo umuntu ntagatsindishizwa n'imirimo, si uko iyo mirimo itagira icyo ikora. Iyo mirimo batayikora ngo igaragaze uwo muntu nyine ko yatsindishirijwe, ahubwo icyo kivuzwe ni uko uwo murimo nta kintu wafasha umunyabyaha ngo uwo munyabyaha ahinduke umukiranutsi, ahubwo uwafashijwe na Kristo kubwo kwizera niwe ugira imirimo myiza, kuko Kristo aba ari muri we, none agakora imirimo myiza. Bivuze ngo umuntu watsindishijwe n'ubuntu bwo kwizera adafite n'imirimo, nawe uyu nguyu ntiyatsindishirijwe. Kandi n'umuntu ufite imirimo utemera igitambo cya Kristo, utaratsindishijwe n'ubuntu bwo kwizera, n'uyu nawe ntiyatsindishirijwe. Izi ngingo ebyiri akenshi izo abantu basitaraho, ndavuga cyane cyane abitwa ko ari abadivenisi umunsi wa karindwi. Naho iyo tugeze ku bandi, ubutumwa buvuga Babuloni nibwo akenshi bubakomaho, ariko nabwo usanga akenshi tubutwaye nawe, twako dutwaye ubutumwa tukabanza twababwira Babuloni, akumaza twababwira ngo bakire umutima. Tugomba no guhindura uburyo dutwara mu butumwa, tukabutwara nk'uko ijuru ribishaka. Ugiye guha uyu muntu ariho, cyangwa se uyu muntu arwaye, turebe uyu muntu afite ikibazo cy'umubiri kwa muganga mu buvuzi bw'isi, kugira ngo bemeze ko uyu muntu yapfuye, nuko umutima uba utagitera. Bivuze ngo umuntu kugira ngo abe ariho nuko umutima uba utera. Rero niba ushaka kugira ngo umuntu abeho, urahera kugira ngo umutima utere. Ubwo ni gutsindishwa n'ubuntu bwo kwizera. Ndetse uyu muntu akeneye kwitungira amagara kugira ngo wa mutima ukomeze uterere mu mubiri muzima. Ndetse uyu muntu uhita umubwira noneho iby'i Babuloni, abo yicaranye nabo cyangwa se abari iruhande rwe, ibyo biza ku mwanya wa gatatu. Nk'uko nyine Uwiteka duhaye ubutumwa niko dukwiriye kubutwara. Ariko reka dukomeze. Ngabo ubwiriza bo bitwa ko baca igikuba mu gihugu.
n'abaka. Ibi bintu bari kubwiza ntabwo ari ukuri, ucunge neza niba atari ukuri. Ubuhanuzi bwabo buvuga ko hari igihe leta zimwe za Amerika zizabangamira umudendezo mu by'idini. Oya, ibintu twabyizeho hano kuri murongo, mbabwira uburyo leta zimwe za Amerika zavuye ku kejo zikareka kuba nk'umwana w'intama, zikavuga nk'ikiyoka, zikabangamira umudendezo w'umutimanama. Ibintu turabyigisha, ibintu umuntu arabivuga ngo leta zimwe za Amerika zavuze nk'ikiyoka bitewe n'iki cyorezo ko zahatangiye guhata abantu ndetse n'iby'idini, bati ibyo bintu n'inzaduka. Ntabwo ari ibya none, ibyo byaravuze ko ibintu bizaba. Leta n'itorero ngo byifatanyirize hamwe kurenganya abakomeza amategeko y'Imana, maze ubwo butumwa buhindurwa nk'ubudafite ishingiro n'ubudafite agaciro. Oya, ntimwabonye ikintu cyabaye cy'iki cyorezo kigatuma leta n'itorero byifatanya gutya bikaba nk'aho bafite umugambi umwe? Kandi ngo mvuze itorero ntabwo mvuze Roma gusa, mvuze n'iryacu tubarizwa muri Adventiste umunsi wa karindwi, iryo benshi muri iyi minsi bari kurwanirira kurenza kurwanirira nyiraryo. Iki kintu bakihana. Ntabwo mvuze ko itorero ry'Imana riri bipe uko ubifata mu mutwe wawe. Itorero ni iry'Imana, nubwo akenshi usanga abantu bafata itorero bakaryita inyubako ndetse n'ira gahunda, nubwo na gahunda nabwo atari mbi mu gikorera Imana, ariko akugira ngo abantu bigishe nyiri ibyo bintu, basigaye berereza ibyo bintu mu mwanya wa nyirabyo. Ibyo bintu ni ubupfu, ibyo bintu ni uguteshuka ku nzira. Kuko nababwiye ni itorero ry'Imana ni ukuba muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, ni mu mahame y'ibyo twizera. Umuntu uri muri ayo mahame aho yaba ari hose, yaba ari mu ishyamba, yaba ari muri gereza, yaba ari mu bitaro, yaba ari mu rusengero, yaba ari mu rugo iwe, aho yaba ari hose, yaba ari mu muhanda, uyu muntu ari mu itorero ry'Imana. Ijuru rimubara nk'umuntu uri mu itorero. Mu gihe mu bitaro twita iby'itorero ku rusengero umuntu ashobora kuba yaraciwe, ariko ijuru rimufata nk'umuntu ukiri mu itorero. Ibintu biratangaje. Rero reka mbabwire abantu bari kurwanira intambara yo kuvuga ngo abantu bari kuva mu itorero bari kwiremamo ibice. Bwa mbere murebe neza, uyu muntu muri kuvuga ngo ari kwirema igice aracyari mu byo twizeye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mwigisha abantu amahame, mubigishe kuba mu mahame, kuko umuntu uri mu mahame azasanga atanyuranya na ya gahunda mushaka ko abantu bubahiriza. Abavandimwe, ntabwo bazanyuranya pe, niba iyi gahunda iri kubaha Imana, kuko iyo umuntu yemeye gukurikira Imana n'Imana ikaba yaremeye kubwo buyobozi bwo kandi buri kwikorera, bazahuza 100%. Ariko niba uyu muntu atubaha Imana, ubuyobozi bwubaha Imana, hazabamo kwitandukanya, ntabazahuza rwose. Umwe azaca iburyo undi aca ibumoso. Niba kandi uyu muntu yubaha Imana, ubwo buyobozi bwashyizweho bukaba butubaha Imana, n'ubundi ntibazahuza. None ikibazo, ninde uzaba ari mu itorero, ninde uzaba atari mu itorero? Ese uzaba ari mu itorero nuri mu mahame, wanze kugendana n'abayobozi batari mu mahame? Reka mbabaza nko kuri ingingo y'ibyo tumaze iminsi byo kwitungira amagara mazima. Nk'umuntu wafashije leta guhata umutimanama w'abantu, agatuma nyine itorero ry'Imana rigaragara nk'aho ari ikiyoka, ari Roma, guhata umutimanama, umudendezo w'umuntu. N'umuntu warwanije icyo kintu akanacibwa mu rusengero, akirukanwa kuba ataza guterana mu rusengero, atubashe gahunda za leta zo kubangamira umutimanama we. Reka nkubaze, ari washyigikiye gahunda yo kurwanya ubwoko bw'Imana, cyangwa se reka mvuge gahunda yo kurwanya umuntu uvuga ati ngewe iki kintu sinkemera, nge nemera iki? N'uwabyanze, uyu muntu uri mu itorero ry'Imana ni bwa mbere bitabyumvikana, kuko Imana ntitwaza igitugu. Ibyo gusa byonyine birahagije guhita umenya ngo uri mu itorero ry'Imana ninde, bidashingiye kuri titire afite, aba ari pasitoro, aba ari indi titire yafite yose, adahuje n'ijambo ry'Imana arabyishe. Maze rero ibi ngibi abenshi bahita bavuga ati ndi kurwanya itorero. Oya, nta torero ndwanije, kuko itorero murabonye neza ni umuntu uri mu mahame. Musome mu gitabo cyitwifuze byose, ndatekereza mu kigisho cya kabiri niba atari icya mbere, ahavuga ngo umutimanama, ngo Satani niwe ukoresha uburyo bw'agahato. Mbese mu ngoma y'Imana ntabwo twazi igitugu kubamo, nta gahato kabamo. Kandi ibyo ngibyo ni ihame ry'Imana, nk'uko n'undi yatubwiye ati ngushyize inzira ebyiri imbere, uhitemo ubugingo ubone kubaho. Ariko navuze ngo nutabikora ndakwereka. Oya, ikugira inama. None mu gihe hajemo agahato, tuzi iyo gatuka bwaturuka i Roma, umudendezo w'umutimanama aricyo cyitwa ubuprotesitanti, umuntu agahangara akarwanya uwo mudendezo w'umutimanama, yarafite inshingano mu itorero, maze umuntu akavuga ati nge narabimenye, ntandifatanya nawe muri icyo gikorwa. Uyu muntu avuye mu itorero, cyangwa uri kubikora niba avuye mu itorero. Nshuti, mube maso, mube maso. Uyu munsi hagurutse abigisha, ndetse barakomeza guhaguruka ari benshi cyane, barenza bari kwigisha ukuri. Harahaguruka benshi, na Satani ubwo azabizamo, azazana n'amayerekwa abereke yuko abatwaye ubutumwa bw'Amarayika wa gatatu turabaka, turi kuyobya abantu, turi gucamo itorero ibice. Kandi ntabyo turi gukora pe, nta muntu dushaka kugira ngo ave muri gahunda, ahubwo biri kurangira
iyo gahunda bari kurwanya igaragaye ko itari gukorera Imana, kandi nta mwana w'Imana wakwifatanya n'umuntu ukora ikibi. Icyakora umuntu nubwo iyo gahunda cyangwa se abashyigikiye icyo gikorwa baba bakoze nabi, bashobora kwihana. Ibyo ngibyo birakunda rwose, bihannye bakagaruka mu murongo rwose, bakongera bagasanga bagenzi babo bari mu itorero bagafatanya. Ariko abari mu itorero ntabwo bakifatanya n'abaguye ngo bakunde babasange ngo bitwe ko ari abantu bahuje umutima, abantu baticiyemo ibice. Ibyo ntabwo bibaho. Reka tuze turabisoma hano, tuze tukomeze turebe, turabigeraho. Aba bantu baregwa ko ngo kugeza ubu babwiriza ukuri k'ubutumwa bw'Amarika gatatu, bakomeje gufatwa nk'abaca ibikuba basanzwe. Ubuhanuzi bwabo buvuga ko hari igihe Leta Zunze za Amerika zizabangamira umudendezo. Ibi ngibi ahubwo abantu bavuga ko Leta Zunze za Amerika zabangamiye umudendezo, ababivuga leta n'itorero bikifataniza hamwe kurenganya bakomeza amategeko y'Imana. Ibi birakomeza, maze ubwo butumwa buhindurwa nk'ubudafite ishingiro n'ubudafite agaciro, kandi babibonesha amaso. Byakomeje kuvuga ko nta na rimwe icyo gihugu kizigera gihakana uko cyahoze kuva kera, ko kizakomeza kuba ku isonga ryo guharanira umudendezo mu by'idini. Ariko igihe itegeko ryo guhatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru, dimanche, rizahungabanya ahantu hose ibyo abantu benshi bashidikanije igihe kirekire kandi bakanga kubyizera, bizaba nk'ibasatiriye, maze ubuhanuzi bwo mu butumwa bwa gatatu bugira ingaruka butigeze bugira mbere hose. Bivuze iki? Biravuze ngo ahantu ntabwo abantu bahumva. Biravuze ngo dimanche izaza n'ubundi ije kuzuza ibyatangiye mbere, ko Amerika ihinduka gake gake n'uruto n'uruto, ivamo kuba ari leta ya giprotestant ishyigikira umudendezo w'umutimanama. Benshi bakabirwanya, none uyu munsi benshi barabirwanya bati nta cyabaye. Ngariko igihe icyumweru cyo kizabigaragaza ngo bwa nyuma, niyo mpamvu cyitwa ikigeragezo giheruka kizaza. Abantu bavuga ati oya, ntabwo twe tuzi ko ibintu byabaho ko, ariko nyamara biranagaragara twabyizeho mu minsi ishize. Twabonye uburyo mu idini byagiye, buri ngingo yose usibye n'iby'idini, amategeko yagiye aza kubuza umudendezo w'amahitamo, umudendezo w'umutimanama. Rero ikintu cyakozwe si ukuvuga ngo ni dimanche yatangaje, munyumve neza, icyakozwe ni ugutangira inzira yo kubangamira umudendezo w'umutimanama, kandi bizakomeza kujya mu itegeko rya dimanche, utagira ngo bizasubira inyuma. Icyo Uwiteka akora ni ukuba afashe imiyaga kugira ngo abantu bose bamare kuburirwa, babanze baburirwe. Ariko si uko nta kiba cyabaye. Igihe cyose Imana yagiye ituma abagaragu bayo kwamagana icyaha mu batuye isi ndetse no mu itorero, igihe cyose ntabwo ari ubuguzi, Imana yagiye ituma abagaragu bayo ngo bamagane icyaha mu batuye isi ndetse no mu itorero. Ariko abantu bifuza kumva ibinogeye amatwi, maze ntibishimire kumva ukuri kutabashyesenga. Urumva ikintu kiba? Imana mu gihe cyose yagiye ituma abagaragu bayo ngo baburire isi, babacyahe ku cyaha bakora, bacyamagane ndetse n'abo mu itorero. Mwese muvandimwe, iyo umuntu akubwiye ngo ikintu cyakozwe kandi ikintu gikomeje kuko cyarashyigikiwe, ejo bundi twaribonye muri GC session ya 61 batora abakuru b'itorero, ntabwo bigeze bavuga ngo ati twakoze amakosa basabe n'imbabazi. Niho twe dutegerereje. Benshi bahuye n'ibibazo bikomeye, benshi babuze ingo zabo, benshi bataye akazi bitewe n'icyemezo cyafashwe ndetse n'uburyo itorero ryitwaye kuri leta. Mu by'ukuri koko, nubwo bavuga ngo basohoye inyandiko itanga uburenganzira bw'umudendezo w'umutimanama, nubwo nayo irimo utunyanga ukuntu, ariko Yesu abwira abafarisayo, abwira abigishwa, ariko babwira abafarisayo ati oya, ibyo babwira byose mubikore kuko bicaye mu mwanya wa Mose, Matayo 23. Ariko imigenzo yabo ntimukayubahiriza, kuko ibyo bavuga si byo bakora. Oya, ntabyo mwabonye. Abantu bavuga ngo twemerera umudendezo w'umutimanama, nabo birukana abakozi babo kuko batubahirije icyo ngicyo bavuze. Gusa urumva ibyo bintu bavuze n'ibyo bakoze bihuye. Abantu bavuga ngo bemera umudendezo w'umutimanama, ku rusengero bagusubiza inyuma. Usibye inyandiko bagaragaje ko ibyashyizwe mu bikorwa byabyo ni ibihe. Tugomba kurwanya icyaha nubwo tuzi neza ko batazacyemera, ngo biragoye cyane, ngo abantu bahitamo uruhande, baba bashaka kumva ababwiza avuga ibihuye n'irari ryabo, bitera kuma ku cyaha cyabo ngo bakihane. Mureke kubivuga, none siko byarangiye. Byararangiye simukuri iki? Byararangiye, gahunda ntazigihari zatangwe n'ab'isi mu rusengero rw'Imana, kugeza naho kuruhimbi bahakingirira. Ibyo byarantangaje. Ku rusengero rwacu bakingiriye mu rwiherero. Biratangaje ibi bintu.
ngariko ibintu ntabwo ari inzaduka, impamvu biri kuba abantu ukabona baciye igikuba, batangiye kuzana inyigisho zo gushyigikira, reka mbyite gutya, ni ukuvuga ngo kuko Uwiteka yatoranije ubwoko, ariko ubwoko bugakomeza kuba mu mahame. Benshi bazibwira yuko Uwiteka akomeza kubitaho nyamara gukora ibizira, abahamagarira kwihana, bapanga bagacibwa. Bari kuvuga ngo ibyo umuntu avuga ngo twaratoranijwe, waratoranijwe gukora ibizira, uri watoranijwe none ko utari kubahiriza wagutoranije. Abagorozi benshi mu itangira ry'umurimo wabo, umva abatubanjije uko byagenze, bafashe icyemezo cyo kujya bitonda mu gihe bamagana icyaha mu itorero no mu gihugu. Bizeraga ko baramutse bagendeye mu cyitegererezo cy'imibereho nyakuri ya Gikristo babasha kugarura abantu ku mahame ya Bibiliya bakagira amakenga. Ariko wumva ikintu cyabaye gitandukanye nuko babyibwiraga, nyamara ikintu bibwiraga nta nubwo ari kibi, kwitonda bakagenza make nk'uko benshi bari kuvuga ngo tubikore. Ariko umva ukuntu umuka benshi mushobora kuzabibwira bamwe bakabikora abandi bakabikora, ariko umva ikintu kiri hepfo ngaho, ngo ariko umwuka w'Imana yabazagaho nk'uko yazaga kuri Eliya, akamuha imbaraga zo gucyaha ibyaha by'umwami w'umugome n'iby'ubwoko bwari bwaragiye mu buhakanyi. Nababwiye yuko mbere yuko itegeko ry'icyumweru rigera, kandi biranditse mu ntambara ikomeye, biranditse mu kwitegura akaga gaheruka, biranditse mu mwiteguro w'imvura y'itumba no mu bindi bitabo, mbere yuko dimashi iza, mbere yuko igishushanyo cy'inyamaswa gitangira gukora nk'uko cyakoze, nk'uko gikomeje gukora, mbere yuko izi mbaraga zihuza, hagomba kuboneka ubuhakanyi mu bizera Imana. Ubuhakanyi nibwo bwatumye Roma ikura, ubupapa buhabwa isumbwe. Ngo ubwo buhakanyi bwo bugomba no kuba mu itorero ry'Imana, hakaho kwimura Imana. Ntabwo wimura icyo adafite, ntabwo bivuga Roma, ntabwo bivuga Abaprotestani baraguye nyine. Hagomba kuvuga ubuhakanyi, abantu bagasubira inyuma nk'uko byagenze mu itorero rya mbere. Ikintu cya mbere bakoze abo mu rya mbere cyatumye Roma izamuka ni ukwifatanya n'abatizera, bakagira aho bahurira bakaganira, batumiwe n'abatizera, atari oya wicarana n'umuntu utizera mukaganira ijambo ry'Imana, nta kibi kirimo ushobora no kumubwiriza. Oya ibyo rwose mwumve ko ntabirwanije. Ariko ikirakaga ni uko utizera gutumira ngo ngwino nkwigishe ijambo ry'Imana, ngwino ufashe muri kino gikorwa kinazira, ukitaba. Impuzamadini si ntimuyizi, ibyo ukora si ntabwo mubizi. Rero ahantu hagomba kuvuka ubuhakanyi imbere, wenda ibyo ngibyo wenda ushobora kutabwizaho intekerezo byonyine. Katuze ku kintu cyabaye ejo bundi turebesha amaso, nitwe twahoze twigisha ngo urukundo, ku ruhimbi rwacu twigishaga urukundo, tukaruva inyuma tukarugera nyine, twigisha ko kubana bya kivandimwe, tukagaragaza uburenganzira bwa muntu. Ariko se byazimiriye he? Byazimiriye kugeza naho tuvuga ngo umuntu udashyigikiye gahunda za leta ntashyigikiwe na Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Nyamara umwuka w'ubuhanuzi wo kuvuza ibyo bintu, oya, umwuka w'ubuhanuzi utanga undi murongo utari uwo. Nyamara uwagendeye muri uwo murongo ijambo ry'Imana ryavuze ngo aciriweho iteka. Ubuhakanyi, intumwa z'Imana zigomba gucyaha leta twarazicyashe nubwo zitakumva. Tubabwira yuko ibintu bakora nubwo barenga ku itegeko nshinga ryazo, itegeko nshinga ryemerera abantu kugenga imitimanama yabo ndetse n'imibiri yabo, amahitamo, freedom of choice, freedom of speech, kuvuga ibyo umuntu ashaka. Ibyo byose babirenzeho. Twarabacyashe kandi tuzakomeza kubacyaha, kandi benshi bazakomeza kubizira. Benshi twarabizize ku cyitwa guhitamo uburenganzira, kumva ko nyine hari icyo ushaka gukorera umubiri wawe, ndetse n'abantu banabize babura ubuzima. Ariko abantu bagahagarara bakavuga ngo ntacyo bitwaye. Muvandimwe, wabaye maso. Uyu munsi abantu bahagarara n'abari babishyigikiye ejo biratangaje, abari babishyigikiye cyakora ijambo ry'Imana rigomba gusura ko nari yashyigikiye yuko umuntu afite uburenganzira bw'umutimanama we, ko ibintu biri gukorwa ari icyaha kigomba kwihanwa. Uyu munsi basubiye inyuma, basubiye ku keza. Ariko ikiri kuba ni uko batigeze bezwa n'ukuri k'umugabo wo guhamya ukiranuka. Twabyize ejo bundi hashize mu cyigisho kibanziriza ikigisho mutarakize ugenda ukige, icyitwa ngo ishungura twarakize ngo ishungura intara y'Imana, cyangwa se nari mu ntoki z'Imana. Yesu ari bugufi. Muvandimwe, kuba warabonye ko ari ikizira, ukabona ikintu kiri gukorwa ntabwo cyubahwa n'Uwiteka, warangiza ukavuga ngo abantu bari kubikora, maze rero abantu nimba ari ubujiji, nimba ari iki, nimba ari gukunda ibyubahiro, nimba ari gukunda kuvugwa neza, njye mutazamvuga neza n'ubundi ntacyo bizantwara. Ariko byubahiro mpagarara Imana mu mwanya wawe, mvuga iby'Imana size amanga. Kumvuga neza kwawe ntacyo byabimbwiye. Ntushaka kunshireho iteka uti warapfuye nta kibazo, ariko byibura wenda wumva ijambo ry'Imana. Njyewe n'ubundi ndabizi neza, n'ubundi rero ubundi umuntu udafite n'ibiri ijana nta kibazo uko wamfata kose, ariko ijambo ry'Imana uryumva uko riri. Umuntu urabibonye neza ko ari gukora ikizira, uri kubibona ndetse arashyigikiwe, wabibonye wabirwanije.
ntabwo yigeze avuga ngo iyo gahunda yariho barayihindura, ahubwo barakomeza kuyishyigikira mu nyandiko no mu bikorwa. Warangiza ukavuga ngo ahagaze mu mwanya w'Imana. Iyo Mana ni yahe ahagaze mu mwanya wayo? Asabwa kwihana. Icyakora ntabwo tuvuze ko yaciriweho iteka, usibye ko ashobora no kuricirwaho mu gihe yaba atihanye. Ibyo bintu birajyana. Kadukomeze. Barakomeza ngo ariko Mwuka w'Imana yabazagaho nk'uko yazaga kuri Eliya, akamuha imbaraga zo gucyaha ibyaha by'umwami w'umugome n'iby'ubwoko bwari bwaragiye mu buhakanyi. Ntibashobora kwibuza kubwiriza ibyo Bibiliya ivuga ku mugaragaro. Reka mbabwire, ntabwo tuzigera duceceka. Naho umuntu azasigara ari umwe mu gihugu, azakomeza avuge. Ndabyizeye ko Imana izakomeza ikagira abagabo banyabagabo bavuga ibyaha by'ubwoko bw'Abisirayeli, bakabivuga bakamera nk'abantu bari gukanda igisebe, bakabira, bakaboroga, bagahaguruka, bazagikanda. Oya, igisebe bazagikanda. Ntibashobora kwibuza kubwiriza ibyo Bibiliya ivuga ku mugaragaro, ari byo mahame bari baratinye kugaragaza. Oya, hari igihe twageze igihe tutinya kuvuga ibintu ngo bari baratinye. Ntabwo ari iby'uyu munsi, dufite abo tubisangiye. Abagorozi ba mbere bumvaga bahatirwa kubwiriza ukuri bafite umwete mwinshi no kwerura abanyabyaha ko hari akaga kabategereje. Oya, reka mbabwire, abantu mukomeze gushyigikira gahunda ya Satani, hari akaga kabategereje. Ibyago birindwi bigiye kubarya, kandi kigeretse kuri ibyo n'umuriro w'iteka urahari, cyangwa se urubanza ruheruka, gupfa by'iteka. Ubutumwa bahabwaga n'Uwiteka bavuganaga ubutwari, badatinya ingaruka zizabageraho. Reka mbabwire, sintinya ingaruka. Ndetse n'uwari we wese uvuga ubutumwa ashize amanga, ntabwo utinya ingaruka. Inyamaswa tuzahura nayo, ariko tuzayasamura umunwa tuwusature, nk'uko Samusoni yabigenjeje kuri ya ntare. Ushobora kubona inyamaswa ihitanye umuntu ukabona arapfuye, ariko uwo muntu inyamaswa bayikomerekeje aba nayishe buriya n'ubwo utabibonye, kuko aba yanze kuva ku ihame, aba agikomeye ku ihame nk'icyuma. Ngo maze abantu benshi bagakoranyirizwa kumva uwo muburo. Icyo nzi ko umuburo uzakomeza kumvikana, kandi abantu benshi bazawitaho. Naho wowe waba uri mu bantu bawurwanya, abenshi bazawitaho babone ko harimo ikibazo. Kadukomeze. Uko niko ubutumwa bwa Marika wa gatatu buzamamazwa buri kwamamazwa. Oya, ubutumwa bwa Marika wa gatatu bakubwiye kubikora ku mpande zingahe? Izi kuko kubwira ibyaha abari muri politiki, ibyaha by'umwami n'ibyaha by'itorero, ubwoko bw'Imana bwagiye mu buhakanyi, mwakemeye kwihana. Bavandimwe, nta muntu Uwiteka atabarira naho yabageze he. Mwaje imbere y'Imana mukihana, mukeka gushinga intambara, ko ikizira mutazakigira ikera ngo byemere. Ubwo igihe kizagera ubwo butumwa bubwirizwa mu mbaraga ikomeye, Uwiteka azakura mu bikoresho byiyoroheje. Noneho ibintu biratangaje. Amateka yarabaye ndetse biri no kuba, ahubwo icyo tugiye kubona gusa ni ukubona bigera ku mwuzuro. N'ibintu byaratangiye. Ngo Uwiteka azakurira mu bikoresho byiyoroheje kugira ngo bifashe imitima yaberejwe gukora umurimo we. Bifashe umutima yaberejwe gukora iki? None se kambabaza, umurimo uzakorwa w'Uwiteka ni uwuhe? Ngo Uwiteka azakoresha ibikoresho byiyoroheje. Biratangaje kuba muri iyi minsi kubona umupasitori uhagaze ni bakeya rwose, akemera yuko hari ibizira biri gukorwa mu bwoko bw'Imana, akanabirwanya. Umupasitori ijana ushobora kuburamo n'umwe rwose. Nuwakubwira ko yabirwanije ni uguceceka. Uwo rero n'ubundi ari muri babandi. Abakozi bakwiriye uwo murimo ni abazarobanurwa, cyangwa se n'abarimo kurobanurwa binyuze mu gucunshumirwaho Umwuka Muziranenge, aho kuba babitorejwe mu mashuri. Ibintu ntabwo bikenera PhD, ntabwo bikenera kuba warize teoloji. Umwuka Muziranenge wenyine. Abantu bafite kwizera kandi bahora basenga bazumva bahatirwa n'umwete mwinshi kujya kwamamaza ayo magambo hawe n'Imana. Ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ahagaragara. Maze munyumve neza, iyo zo n'ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ahagaragara, maze uyu munsi abantu bakavuga ngo itorero bikora ibyaha nk'ibya Babuloni, banavuga ngo itorero ry'Imana ntabwo rizaba Babuloni. Ngo nawe terabivuze ngo nta muntu wahawe umurimo kuvuga ngo, kandi koko biranditse mu byaduka byo minsi imeruka ndetse no mu zindi nyandiko. Kuko mu by'ukuri ntabwo itorero ry'Imana rya Babuloni byashoboka se. None ikibazo, hari abantu ntabwo mwumva. Muzasome mu Byahishwe igice cya 17. Maraya afite igikombe mu ntoki ze kibizira, yateretse amahanga yose inzoga. Oya, uzi ko mu mahanga yose yateretswe n'ubwoko bw'Imana Roma yifuza kubusangiza kuri ibyo bizira. Nabo bari mu isi, ahubwo bakingirwa n'ikintu kimwe gusa, ko bari kumwe n'Imana.
rero iyo umuntu agiye mu bikorwa bya Babuloni aho yaba ari hose umwanya yabimo wose nta kundi kuntu wabivuga. Ntwese wabivuga gute? Umuntu agiye gufata umutima nama tuzabikora bari tuza abantu bafite ibyo hama bari bo paje 300 mu kigisho cyitwa intego z'ubupapa batubwira ku bantu bafite uyu muco. Paje kigisho cyitwa intego z'ubupapa cya 35 batubwiye abantu bafite uyu muco paje 398 batubwiye uburyo ubupapa bubona umudendezo w'umutima nama ngo ni kirimbuzi yobya. Mwese bitaniye no kuvuga ngo uyu muntu ushyigikiye umudendezo w'umutima nama ntashyigikiwe na Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Bivuze iki? Bivuze ngo yayobye. Mwese ubundi ibyo ni ibiki? Ni ibyaha byahe inzoga za Babuloni rwose. Niyo mpamvu asabwa kwihana abavandimwe. Ntabwo ari igihe cyo gushinga intambara ndetse no gushyigikira abantu mu bibi. Oya, ntabyo tuzakora. Abantu bafite ukwizera bazarwanya ibi bintu. Ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ahagaragara. Reka mbabwire ikintu kizashyirwa ahagaragara. Dukomeze dusome hirya gatoya. Ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta. Wumve abantu bakibwira ngo ni amategeko ya Roma, ngo ni amategeko ngo y'amadini azahata leta. Niko dusomye. Ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta. Ahatira itorero kunyuranya n'ubushake bw'Imana. Ahatira itorero kunyuranya n'ubushake bw'iki? Bw'Imana. Itorero nababwiye ni umuntu uri mu mahame. Ahatira umuntu uri mu mahame kunyuranya n'ubushake bw'Imana. Ndetse n'ikwirakwiza rwihishwa ry'inyigisho z'imyuka iyobya. Ibi ndi kubabwira byabwiza muri iyi minsi bahagurutse. Nababwiye ngo arazamo n'amayerekwa, Satani nawe araje haguruke, mureke icyumweru kiteremo gusa murebe. Oya, ngo ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta. Ahatira itorero kunyuranya n'ubushake bw'Imana. Ikwirakwizwa rwihishwa ry'inyigisho z'imyuka iyobya, ndetse n'imbaraga z'ubupapa zikomeza gukora bucece. Byose bizatwikurwa bishyirwe ku mugaragaro. Oya, muri biranga ibyo bintu nta bantu bizakomeretsa mu mitwe kubyo bazahungabana kubyo bazahuruka kubirwanya. Reka nze mbasomye. Bizatwikurirwa oya bivuga ku mugaragaro. Kubera iyo miburi ikomeye, umvukumbi zagenda. Kubera iyo miburi ikomeye, abantu bose bazakangarana. Iyo avuze bose suragira ngo wowe nturimo. Abantu bose bazakangarana. Abantu ibihumbi n'ibihumbi batigeze mu ubutumwa nk'ubu bazabutegera amatwi. Icyakora Imana ishimwe, hari abazategera amatwi ubutumwa ndetse banabushyira bunabafashe gukira. Bazumirwa bumvise ubuhamya buvuga ko Babuloni ari itorero ryaguye kubera ibicumuro n'ibyaha byayo no kubwo kwanga ukuri yahawe gukomotse mu ijuru. Itorero ryaguye akenshi iyo tubivuga dusesereza muri kiza gatega, kandi koko ni nako ibyanditswe bivuga kuko nibo bigaragaje imbere. Ariko n'undi muntu wese waba akava mu byanditswe by'Uwiteka akanga kubigenderamo, biravuze ngo abayobotse inzira ngari nyine. Nese inzira ebyiri ari ifunganye n'ingari, uragira ngo hari indi nzira ifunganye ni ya Kristo, ingari ni ya Roma, ni ya Satani. Rero iyo wanze kugenda mu mahame y'itorero aho wabarizwa hose, wagiye mu nzira ya Roma, wagiye mu nzira ya Babuloni. Ubwo nanze kwera ngo bwo waye Babuloni, reka mbivuge gutyo. Wagiye mu nzira ya Babuloni, ubwo bibaza ngo ari mu nzira ya Babuloni nabaki. Bazumirwa bumvise ubwa itorero ryaguye kubera ibicumuro n'ibyaha byari no kubwo kwanga ukuri yahawe gukomotse mu ijuru. Ese muvandimwe, uyu munsi wowe kuri kukomotse mu ijuru uri kukwakira? Nuko kurwanya ubutumwa bwa Marika wa gatatu mu mugabane umwe cyangwa se undi? Ngiye byarantangaje kubona muri iyi misano kurwanirira abakoze amahano ndetse n'abakomeje kuyakora. Hari abantu batanemera ubutumwa bwa Marika wa gatatu bwo kwitungira amagara mazima. Byarantangaje. Reka dukomeze. Usibye ko n'uwakwiyereka kayashyigikira ashyigikira iryo hame, burya biratangaje. Iyo umuntu atakunze ukuri gakizwe nabo yakora mu buryo bwinshi kandi akajijisha n'intorere babishoboka. Ubwo nibwo abantu bazasanga abayobozi ba oya ibi bintu mubitegereze gake. Ariko si byo kubitegereza ubundi ntibiriho. Ese reka mbabaze, nabizera bangana iki bahamagaye abakuru b'itorero, bahamagaye abapastori, bahamagaye abantu runaka, bakaba ababwiriza batandukanye, bakabaza ati twikingize ntacyo bitwaye, ese tubikore koko nta kibazo? Bababwiraga ngo iki? Bababwiraga agusumva bababwira ngo ubwo ni bwano bazasanga abayobozi babo bafite ishusho cyo kubasobanuza bati ese ibi bintu ni ukuri? Uyu munsi abantu izi nyigisho turi guhangana nazo cyangwa se guhangana n'ubutumwa bw'Imana
uyu munsi abantu bari kuvuga ubutumwa bw'amarika wa gatatu buri kugera mu bizera, kuko buri gukoma ahantu aho bari, bugasanga ahantu bari kuhashengesha, ubutumwa buri kuhashengesha bukamera nka umuntu waranduye igiti akazunguza imizi gutya n'itaka ryose rikavamo, bikamera nka gutya abantu bahita birukanya kwezi ngabo ibintu turi kumva nibyo, ubutumwa bari gutwara nibwo. Uzi ikintu twasubiza? Dore ngiki hano hepfo, ngiki kandi nta n'icyaba bashinja ngo biremye igice, dore ngiki cyabashinja. Ababwiriza babo bazabasubirisha amagambo y'amahimbano nk'uko baba bamenyereje, burya ntabwo bari kubikora, banabikoze kera, babashukashukisha ibibanezeza kugira ngo baturishe imitima yabo izaba ifite ubwoba, kandi bagushe neza intekerezo zabo zibahagurukiye. Mutegereze ko namwe mu byago birindwi muzabibona. Bazabarya, bazabereka ibintu muri kubakorera, gusheshyenga imitima yabo kubw'indamu mukeneye, ukuri mukaguca hejuru. Ntabwo bitinze muzabona ibihembo, Satani uko ahemba muzabibona. Reka nkomeze amagambo yanditse hano. Nyamara guhera ubwo benshi, na n'uyu munsi koko byanatangiye, guhera ubwo benshi bazanga kunyurwa n'ayo mabwiriza yashyizweho n'umuntu. Bavandimwe, amabwiriza ariho mu bintu byitwa insengero, mwabaye maso koko? Mwe kwita ku mubwiriza uko bwiza ngo ni kanaka, oya, mwe kwita ku cyubahiro afite, mwe kwita ku bihamya byinshi azanye, kuko nabwiye ngo Satani nawe agiye kugusha Yesu yakoresheje handitsemo, kandi koko byari byanditse. Wowe wita ku kintu wabonye ko ari ikinyoma n'ukuri, ibyagaragariye amaso yawe ibyo gusa, hanyuma uhere ko wubaka ibindi bikurikiraho. Utagira ikindi kintu, utita ku mvugo nziza, ku buryo bagufata, ku buryo bagusura buri munsi, wite ku cyo wabonye kizira Uwiteka yanga, wibaze icyo kintu cyahavuye. Amabwiriza yo kugenga abantu mu nsengero nayande, iza no ku ruhimbi batatu. Gukora kw'igikeri murakuzi, kirataruka kikaba gihagaze. Uyu munsi na batanu baraza ngo bya bindi byahindutse, bazabikora, ariko ndi kumva ngo cyongeye gukara, barongera bisubizeho. Umutego wa Satani ntabwo muwuzi, ngo bazanga ayo mabwiriza y'abantu, uri kuyakunda ukayashyigikira. Babasabe ubusobanuro ku mugaragaro niba ibyo babwira bihwanye n'ijambo ngo niko Uwiteka avuga. Ngaho nimumbwire ahantu Uwiteka avuga ngo uzanga kubaha, munyumve neza, uzanga kubaha agahato, uzanga gushyigikira gahunda zo guhata imitima nama, uwo muntu ntagashyigikiwe na Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Mwerekane byanditse. Ndi gushimira Imana abantu bayifite muri iyi minsi, bari kuvuga ati yego, ahari yenda natwe ntabwo turi shyashya, ariko se nimutubwira aho byanditse ibyo bintu, no kudushishikariza ibyo bintu bihuje n'uko Uwiteka avuga. Umuntu aza mu rusengero ni umuntu aba ufite agafukamunwa, ni umuntu aba wikingije, ibyo bintu bihuye na Uwiteka ngo handitswe ngo, maze mutange igisubizo, mutange igisubizo. Nkundira Imana rero, hari abagaragu bayo, ariko umva rero ntabwo bazaceceka abantu bari kubazwa. Abo bayobozi b'idini bameze nk'abafarisayo ba kera. Murumva yuko hariho isani hari hagati y'abayobozi b'itorero n'abafarisayo ba kera. Ndavuga banze ukuri ngo bashyizwe nabo, bazafatwa n'uburakari bwinshi. Bafashwe nabwo ntibari bafatwa nabwo, bazafatwa n'uburakari bwinshi, kuko ubuyobozi bwabo buzaba bumaze gukemangwa. Reka mbabwire impamvu uyu munsi bahagurukije ababwiriza hamwe, niba barabahaye n'ibihembo ntumbaze, niba baragiye mu matwi bakanabagusha, niba nawe urimo basanze, wongere utekereze kabiri, ugende usenga Imana, utumva ko ndi guhangana nawe, ntinkuzi nawe ntunzi, ariko ugende wongere utekereze. Kubera iki bahagurutse nyuma y'uko bakoze ibizira, batanaturiye abiza babwira ati twarabarenganije, basaba imbabazi abantu? Oya, hari abantu nzi bakubiswe. Ukibaza umuntu wamuhuye iki? Atanzwe na pasitoro w'itorero, atanzwe n'umukuru w'itorero, ari mu mwanya w'Imana ngo ni ijwi ry'Imana, nta mana ari gukorera. Ndakurahiye mvuye umva, ndabivuze ubabara babare, nta mana yabakorera yatuma umuntu bamwica urubozo. Iyo mana ntibaho, si ibyo nyine Satani. Ariko ashobora kubikora mu bujiji, icyo nemera, ashobora kubikora mu bujiji, ariko amaze kumenya ukuri arihana, kugira ngo ate ukoze inzira y'Imana isoni. Niba akorera Imana koko, ni bangahe babikoze? Niba bahari Uwiteka ashimwe. Abo bantu babaye bene so kuko ntibabarwanya. Twikomereze. Inzira y'Imana murayizi, ni ukwivugisha amatama abiri. Abayobozi bameze nk'abafarisayo ba kera bazafatwa n'uburakari bwinshi,
cyangwa se bitewe n'uko ubuyobozi bwabo ngo kuko ubuyobozi bwabo buzaba bumaze gukemangwa, buri gukemangwa, n'utari warumvisha amabi bakora uyu munsi ari kuyumva. Ubuyobozi buzaba bumaze gukemangwa, bavuge ko ubwo butumwa ibyo bari kuvugana uyu munsi bukomotse kuri Satani kandi bugaragaza ibyaha bakoze bari gukora, bukomotse kuri Satani, maze bahagurukiriza imbaga y'abantu bahindutse isenga y'ibyaha, gutoteza no kurenganya abamamaza ubwo butumwa. Mutuze gato, ibintu twabyinjiyemo tubirimo, oya nta nubwo tuzanabivamo kugeza Yesu agarutse. Utinya ubutumwa bukora ku cyaha, ubutumwa bw'aboneka gatatu murabuzi, bukora ku cyaha bukagishegesha kugira ngo umuntu asange Kristo. Iyo yanze rero ahinduka umukozi wa Satani wo kurwanya ubwo butumwa. Nibo bavuzwe nyine, nose kugira mvuga bizera n'abayobozi bakoze amahano, bazagwegwa ibyaha byabo bakanga kwihana, bazahagurukira ubutumwa baburakariye, bari guhagurukira ubutumwa, nta nubwo bazahagurukira baburakariye, bagahagurutsa abantu banze byizwa n'ukuri ngo barwanye bagenzi babo. Ababwiriza uyu munsi bari kurwanya ibintu byacitsemo kabiri, nta muntu bigizemo uruhare. Abantu bashaka gusanasana ibintu rero tutagizemo uruhare tubica, ngo mwe kwirema ibice tugeze tubire mu bundi. Muri gusanasana ibintu mutigeze mutandukanya, hari imbaraga ibiri hejuru, hari imbaraga ibi kubiyobora, murabisanasana ntibirasanika. Usibye gusa kwitabaza imbaraga nibyo bigiye gukurikiye, mutegereze gato. Usibye kwitabaza imbaraga zibarenze mukica abantu kugira ngo mureke icyubahiro cyanyu cyakongera kigagaruka, ariko amaherezo ntikizanagaruka. Witeka nyiracyo azaza gitwara, amen. Oya mutegereze kubera ubuyobozi bwabo bwakemanzwe, bari guhaguruka bakavuga ngo ubutumwa buvuye kuri Satani, ngo abantu nimubumve ntibubatse ku rufatiro, nyamara nta tegeko bishe, nta muntu barenganije, bo barenganije ahubwo ngo nibo bari mukuri. Ubwo kuri ni ukuhe? Muvuga ibyaha bya Babuloni mu izina, muvuga ibyaha by'itorero, ababirimo babyihane, abatabyihanye bagiye kurimbuka. Mwe kubica ku ruhande, mwe komora inguma muzica hejuru, muzikande. Ngo hari amagurupe ahari ngo mutangiye kuvuga ibyaha, ngo muri kuvuga ibyaha gusa. Turavuga ibyaha nyine ngo abantu babyihane. None twavuga icyaha duterekanye Kristo. None Kristo amaze iki? Ashinzwe gukiza ibyaha, kwerekana icyaha no kugikira. Amina. Tuzabimva byari byabaryashye. Tuze gato murebe abantu bita ngo biciyemo ibice. Ninde baciyemo ibice? Wavuga umuntu wazanye ubutumwa buca amahane ibice wamuvuga ngaho? Ndahita nemera. Uvuga ngo umuntu watumye mu majyaruguru, mu majyepfo, asazana mu isi yose abantu bacika mu bice bibiri, umuvuge uvuge n'impamvu yabimuteye, maze abantu bamuyobotse bamukatire, bareke kumukurikira. Ibintu hari imbaraga ibyiyoboreye, murayirwanya ntimurayishobora. Icyo nzi niba ari ibintu byikoze ibice bikagaragara, nta kundi twabigenza usibye gusa Imana ikagufasha kuba mu ruhande rw'ukuri. Naho ubundi bitabaye ibyo urarwana n'ibyarangiye, urarwana n'ishyaka ibintu byavuyeho Uwiteka yahanaguye. Oya keretse numbwira ngo ibi bintu hari umuntu wabitangije abigenza atya, kandi ukambwira ngo rwa ruhande rwisha aba bantu, rwatoteje aba bantu, ruyanurwe, maze aho hantu hahita hagaragara ukuri. Ikibazo abantu bari kurwanira uruhande rwakoze ibizira, kandi rukomeje no kwikora rushyigikiye rutanihana. Usibye ko bamwe muri bo bashobora kwihana, bashobora kuba ati mbese burya narwanije mwene data, nzi ko nikora umurimo w'Imana, naho nshyigikiye Satani mu guhata umutima nama. Uwiteka yiteguye kukwakira nshuti, musange maze utange nawe ubwire bagenzi bawe bihana mwafatanije. Ariko yo gushyigikira icyaha cyawe ngo wumve yuko nibwo ufashe Bibiliya, nubwo ujya ku ruhimbi ku isabato, nubwo wiga inyigisho, nubwo wiga inyigisho ziriho muri iyi minsi nazo ziteye akaga za Bluetooth n'ibiki, ariko we bye kuguha amahoro wumve yuko ngo ugeze aho ugera. Oya, ahubwo niba wumvishe icyaha byawe muvandimwe, genda wihane imbere y'Imana, kandi ndabizi neza ko Uwiteka azakuyobora mu nzira ye, ntabwo uzatakara. Oya, ntabwo uzigera uyoba, uzasanga uri gushaka muri kumwe. N'abantu bari kuvuga ngo ibyo kwirema ibice, aha ngaho mukomeze muhanyanyaze, reka dukomeze. Muri kureba ikintu kiri kuba, ariko bitewe n'uko ubuyobozi buri gukemanga, kandi mutumva ko ari mu itorero rya Advent, nubwo ariho bikaze cyane, n'ahandi biri kugeramo. Ubutumwa bw'Imana murabuzi, bwiza bw'Imana, uko Imana ibwiza biratangaje. Nta n'umuntu wigeze arota ko ikintu cyabaho. Ubwo intambara hagati y'icyiza n'ikibi izagira urushaho gufata indi ntera. Murumva ko bitarangiye? Uko izagira urushaho gufata indi ntera, kandi intekerezo z'abantu zikararikirwa guhugukira amategeko y'Imana yasiribanzwe.
Satani azahaguruka bwangu. Ni amategeko, si itegeko rimwe. Abantu mutumbiriye isabato gusa, n'ubundi amaherezo muzanayica. Hari amategeko, nk'iri tegeko turi kuvuga ryo guhata abantu ndetse no kubarenganya, urwangano ni ihame ry'Imana abantu bishe, kandi wenda ushobora kumva atari isabato. Ngarika amategeko, uburyo Satani azaba ari guhagurukira abantu kuyica, abandi bagakwizaho bari kuvuga ati ibintu ntabwo ari byo. Satani nawe azahaguruka bwangu. Imbaraga izaba iri muri ubwo butumwa izasaza ababurwanya cyane. Mwe mwabona iki? Igiye kubakorogosha mu ntekerezo, izasaza ababurwanya cyane.